gitondo kimwe yego mbonye warabyutse ahantu wari utuye yego umaze kubyuka nabonaga ujya ahantu kurangura amagi yego mbona ayo magi uraza urayateka yego umaze kuyateka mbona ufashe utuntu tumeze nk'utunyobwa yego mbona udusize ahantu uratukaranze yego umaze kudukaranga urasohoka mu gipangu ahantu ndi kureba wabaga yego uramanuka ugeze mu nzira yego ndabona anote bana fesita boki yego mbonye ugeze mu nzira waracuruje nk'uko bisanzwe naracuruje wacuruzaga amagi n'ubunyobwa reka nguha amakuru sasa umaze kubicuruza yego igihe hari mu masaa 7 saa 8 yego mbonye ufata urugendo wigira mu kabari nagiyeyo umaze kujya mu kabari bya bintu wacuruzaga byose ukabihereza abantu ntihagire umuntu n'umukwishyura mbona urabitanze narabibahaye rwose umaze kubitanga mbonye usinda umaze gusinda mbonye abadayimoni batwara ibitekerezo byawe hari umwana w'umukobwa ndi kureba wari wambaye uwo mwana w'umukobwa mbonye umujyana ahantu mujya gusambana yego mumaze gusambana yari afite sida uyu mwana w'umukobwa yego Imana irambwiye ngo iyigukuyeho kuko abadayimoni bari barayihagurukije kuri wowe. Haleluya haleluya Mbega tuzamure haleluya haleluya. Bwakeye mu gitondo ndabona abadayimoni bafata intekerezo zawe yego ufata urugendo ujya ahantu nawe utazi wagiye he Irwamagana nonaha kugira umenye ko ndi umuhanuzi w'Imana yego haleluya amena genda ujya kugura teste wipime Imana igukijije sida nonaha amena reba umuntu yituma ugenda uze nonaha ngahipima mugabo wowe nipimye katurebe kaduhereze Yesu icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Bega twatera haleluya 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 twongere dutere haleluya. Uryamana n'uyu mukobwa ntimwakoreye aho yego kuva uyu munsi yego Imana irambwiye ngo niwongera gusubira inyuma yego izakujugunya burundu. yego Bega twahereza Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. haleluya haleluya. Icya kabiri yego ugiye kugenda ugiye gukora business yego ugiye gucuruza utangirire ku tuntu duto yego si petalas wahagaza papa mbonye wari ugiye gufungwa bitarenze ibyumweru ibi kandi ugafungwa ukorewe ikigamba akagambanira abantu bari hafi yawe. Mbonye mu gitondo hari telefone yari igiye kuguhamagara. Iyi telefone yari igiye kuguhamagara wari ugiye kuzayitaba, wamara kuyitaba umuntu akakujyana muri kesi kandi iyi kesi bikazarangira igufunze. Ejo hari nimero iza guhamagara. Uranyumva? Mbonye umuntu wari ugiye guhimba inzandiko kandi muri izo nzandiko yaragiye guhimba akakujyana ahantu nabonaga ibintu bimeze nk'ubukomisiyoneri. Nibyo ukora? Nibyo ukora. Mwe mugiye gukomisyoninga ibintu rero bitabaho, mwebwe bakabaha amafaranga kandi uri umuntu ugushizemo bikarangira bagufunze. Imana igukuyeho gereza. Icya kabiri hari imbaraga zikuriho bavuze ko uzapfa utubatse. Papa mbonye wubatse urugo rwawe mu by'ukuri rusenyuka atari ukuri umugabo mubi kandi rusenyuka mu bintu utifuza. Mbonye wari wubatse urugo uragerageza ariko birangira byanze. Uyu munsi Imana igiye kukubakira urugo. Imana igiye kukubakira? Igiye kunyubakira urugo.
ngo hamagarire umugore aze. Nukuri Imana yabikoze. Papa, Karame. ubuzima ubayemo buragoye Cyane rwose. uragerageza bikanga, Bose ndakora rwose nkabona amafaranga ariko ntagira icyo akumarira. nkagerageza gushakisha imibereho rwose. Ko mbonye umugore wa mbere waramwinginze ngo agaruke, mbona biranze. Byaranze. Uzi se icyabimuteye? Ndakumva. Ni umwuka udashaka ko wakongera kubaka. Uyu munsi ngiye kuguhamagarira umugore. None se uracyamukeneye cyangwa dusengera undi? Ibyo mbwira nibyo nkora. Uracyamukeneye cyangwa nsengera undi? Ikibazo rero uwo mugore nagerageje kumwinginga. Nagerageje kumwinginga. Arabyanga. Ariko ngewe genda umuhanuzi. Ngewe Reka nguha amakuru wikwigora. Tunguye umugabo ibiganza kuko Imana igiye kumuhindurira amateka mu izina rya Yesu. Ikiganza cyawe. Shiriya mama sete. Umva amakuru rero. ndakumva cyane. Hari umugore uri kurarota umudasinziriye. Arahari cyangwa ntawe? Arahari. Uyu mudamu Imana iri kunyereka. Ndi kubona hari igihango mufitanye cy'umwana. Yego. Kandi uwo mugore ntabwo ari muri iki gihugu. Ntabwo ari hano. Ari muri Kenya. Ari muri Kenya. Araje rero. Mbega tuzamurira Imana icyubahiro. Reya mama sete. Icya kabiri, wari uri kwibaza aho urakura amafaranga, akira Imana irayaguhaye. Amen. Mbega watera haleluya wa mugabo. Haleluya. Haleluya. Vuga ngo ngiye kuba umubosi neneho. Ngiye kuba umubosi none. Icara aho nze ngusengere. Ninde watuzaniye aya mazi? Ahaguruke. Niwe wayazanye, haguruka hano. Mu rugo ni he? Kacyiru. Watuzaniye amazi? Sana amazi nyasome. Kanguhanurire maze kuyanywa. Ukunyweye aya mazi niko Imana ikoropye mu nda yawe. Bari baravuze kutazongera kubyara, mbonye ubyara bagenda. Ibyo mvuga urabizi? Haleluya. Hamaze kuvamo bangahe? Maze gupfusha abahungu batatu. Abahungu batatu. Pidenos. Sana nongere nsomeho mpanure. Sana sha. Sana mazi nsomeho. Imana igiye kuguha umwana. Kuva uyu munsi uko nyweye aya mazi nk'umuhanuzi w'Imana, Imana iciye imigozi yose abarozi bakuroze. Icya kabiri, hari umwenda ndi kureba bagutwaye, bamaze kuwutwara bafunze imihango yawe yose yarahagaze. Yego? Yego. Yego. Ejo uzayijyamo niko Imana ivuganye nanjye. Mbega tuzamura Imana. Haleluya. 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 Ubu ngeze aha ngaha ndumva ari nk'ubwa gatanu cyangwa se ubwa kane. Nageze aha ngaha nanjye ari umuntu ndaritse. Umunsi Emma ntambara ari aha ngaha pasiteri nibwo nageze aha. Nageze aha ngaha bambwira uburwayi mfite. Ngira ngo uriya mama we yabivuze. Arwaye igifu
abantu banzi ishati ntabwo nayifungaga, kwituma bikanga, inda yarabyimbye. Nageze aha Parufete arambwira ati uburwayi ufite, ati ntabwo ari umubyibuho, ndabizi. Natamiraga akantu mu gitondo, hazongera gutamira kandi ejo mu gitondo, kwituma byaranze. Ariko navuye hano ambwira turakize. Nageze mu rugo umunsi nari isahani y'ibyo kurya, narariye rwose numva ndahaze, muzaba bwanjye byari bitarambaho. Mumbabarire nkora muri rege, hari izina bampimba banyitaga Sebicece, ariko iryo zina kubera ukuntu nanganaga ntabwo bashyiraga akantu hasi ngo nzagafate kubera inda. Urumva ubuzima nari ndimo, narivuje nge mvuzwa na leta, urumva afite rama, ariko byaranze kwa muganga. Nkigera ahangaha uwo munsi ambwira ati urwaye igifu kandi urakize. Kuva icyo gihe ngira umukoresha wanjye muri rege nti iminsi yose nzakore, ariko kuwa kane uzamuruhushye. Yararumpaye rero, akenshi muzajya mbumbona ubundi umusore ngisahani y'ibyo kurya nkayimara. Najyaga muri toilette, bene data ni ibibazo bikomeye, bikanga kurya bikanga, ariko ubundi umusaza umeze neza mu mubiri. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Haleluya. Nanjye umagaza hanshima Imana, naje muri runo rusengero ngenda umunyagatulika, nawumviye kuri radio Umucyo. Nza nari mfite ibibazo, nari umuntu ukunda kuraguza kuko nari mfite ibibazo byandenze. Nuko numvise ijambo ry'Imana kuri radio Umucyo, ndavuga ntantu ngiye kubashakisha nzagereyo. Ndangije ngerayo. Shima Imana yuko kuva nahagera ntago ubukuraguza nabitinyuka. Imana yangiriye neza, nanjye mbwira abandi ko yangiriye neza. Nari mfite abana babyara bapfusha buri gihe, ari umuntu wambwiye tuzapfa abonye umwuzukuru. Abantu bose barabizi, bamwe bari muri iri teraniro. Ubwo ngubwo ndangije kuva naza, ubu umwana wanjye ari indwara yararwaye yarayikize, none bambwiye ko azabyara umwuzukuru ndamufite, mba namuzanye, ariko ubu yagiye kumukingiza. Mumpera Imana icyubahiro. Mana turagushimye, ni wowe Mana nyamana tuvuga, ni wowe duhanze amaso Mana iri mu ijuru, ni wowe utabara ugatabaruka n'insinzi. Mana umva gusenga kwacu, Mana umva gutaka kwacu. Ayi Mana nyiribihe we, Mana nyiribihe we, riya mama sete, riya hotele masheria. Umva gusenga kw'abadamu baraha, umva gusenga kw'abagabo baraha. Mana turagushimye, ni wowe Mana nyamana duhanze amaso, ni wowe uvuga bikaba, wategeka bigakomera, ni wowe urambura ukuboko ntihagire uguhina. Duhamagaye imbaraga zawe, duhamagaye umuriro wawe, duhamagaye ubutwari bwawe. Mana manuka, Mana manuka, duhamagaye icyubahiro cyawe, turaguhamagaye Yesu. Manuka uhindura ibyanze guhinduka. Riya mama sete, duhamagaye imbaraga zawe Mana, duhamagaye gukora kwawe Mana. Mana Mana, reba agahinda k'abadamu, reba agahinda k'abagabo, reba agahinda k'abakobwa, reba agahinda k'abasaza. Mana duhamagaye imbaraga zawe. Dawidi abuza ko bigenza, aravuga nguriya
aravuga ngo uburebure bwawe ntawabuheza, ntibugira itangiriro ntibugira n'iherezo. Ni wowe Mana twiringiye, ni wowe twakurikiye, ni wowe utajya ukoza isoni, ni wowe utajya utuma tumwara. Watubereye Imana tudafite shinge na rugero, watubereye Imana.